nongeye kubasuhuza nshuti bakunze mwe tubana umunsi ku munsi, mwebwe mwakanze subscribe kuri Twidagadure TV show, ndabashimiye kandi namwe mugeze hano bwa mbere mwibuke gukora subscribe, like, share na comment kujya tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngewe nk'ibisanzwe nitwa Claude, iyi ni Twidagadure TV show. Nkuko bisanzwe mbagezaho inkuru rero za filime ya seri ikunzwe cyane hirya no hino ku isi, gusa nubwo aribwo turi kuyimenya yasohotse cyangwa se bayikinnye mu mwaka 2023 si kera, urumva ko hashize imyaka 2 gusa irimo gukinwa, gusa kuri ubu nibwo iri gusohokana filime ikunzwe cyane. Barakunze Squid Game, iyi nayo ntizagucike. Ni filime irambuye cyane rero, ni filime yitwa Night Has Come. Filime yitwa Night Has Come niba warayirebye simbizi, gusa ni filime cyashya udakwiriye gucikwa. Iyi ni filime rero iyo ijoro rigeze hagomba gupfa umuntu, niko iyi filime yatangiye. Iyi filime rero Night Has Come ni filime ya Korea y'Epfo cyangwa se kimwe n'abanyakorea bo mu majyepfo, y'icyiciro cya thriller, mystery ndetse na horror. Niba ukunda filime rero za horror cyangwa se zimwe ziteye ubwoba, iyi filime ntizagucike, dore ko ari filime ziba nziza ku buzima bw'abantu bamwe na bamwe, gusa nanone zikaba mbi ku bandi, dore ko umuti wa bamwe ari uburozi ku bandi. Niba maze gukanda subscribe reka dukomeze. Iyi ni filime rero yasohotse mu mpera z'umwaka wa 2023, akaba ari filime ya seri ikubiyemo rero inkuru ibera mu ishuri rya Yohil High School. Yohil High School, aho rero abanyeshuri bari bagiye mu rugendo rw'ishuri cyangwa se mu rugendo shuri, ariko bose bikabahindukiraho umwaku cyangwa se bigahinduka umwaku utunguranye muri ako kanya, aho bisanga bari mu mukino. Nk'uko nabibabwiye haruguru ko iyi filime igizwe n'imikino. Ni kimwe na Squid Game, ariko ni filime yo iteye ubwoba rero, imwe bita horror cyangwa se irimo amayobera atandukanye. Iyi nkuru rero itangira ari abanyeshuri bo muri classe cyangwa se mu mwaka wa 2 ndetse n'uwa 3 bagiye mu rugendo shuri, aho basanga rero ibintu byose bifunze, nta numwe rero uba ushobora guhamagara hanze bitewe n'uko nta internet ndetse na network baba bafite kuri telefone yabo. Gusa nk'uko babohereza buri mukino uwo ari bukine cyangwa se uko bari ubigenze, batora umuntu uri buze gupfa, bo wateguye uwo mukino we aba azi ukuntu abohereza ubutumwa. Mu gihe rero bashakaga kumva uko ari igikorwa cyo kwinezeza, bo nk'uko bakekaga ko bagiye kwinezeza, batumizwa rero mu mikino bise Mafia Game. Uyu uba witwa Mafia Game, mu gihe ya filime yindi ya season yo aba ari Squid Game, nawe rero ari umukino w'abanyakoreya. Uyu ni umukino rero ukinwa n'abana benshi, ariko ugasanga inkubiri y'ubuzima, aho abantu benshi bahasiga ubuzima muri uyu mukino. Uwo mukino rero si uwo kwinezeza, ahubwo uwatoranyijwe nk'umumafiya cyangwa se nk'umunyamabi, nk'uko bari bakinnye umukino witwa ko ari Mafia Game. Abanyeshuri bose batoranya umuntu umwe, akaba ari witwa umumafiya. uwo nguwo aricwa rero mu buryo buteye ubwoba, aho iyo bamutoye ari benshi usanga amasaha ageze nka saa 6 z'ijoro, dore ko saa 6 z'ijoro baba basoje gutora. Ubwo wagize amajwi menshi aba agomba gupfa, kandi agapfa ari we wiyishe, agapfa yiyishe cyangwa se yiyahuye. Iyi filime rero sinzi ushobora kuyireba, cyangwa se niba ugira ubwoba ntuzarebe iyi filime. Abandi rero batoranywa nk'inzirakarengane, ariko bagahinduka imirambo cyangwa se bikarangira bishwe, bitewe n'uko umukino ariyo mategeko uba ukurikiza, cyangwa se baba bagomba gukurikiza amategeko ari mu mukino. Iyi nkuru ihinduka rero ikivugo cyo gushakisha uwihishe inyuma y'ibyo byose biri kuba. Ndakeka irangira byose bimaze kugaragara. Abakinnyi rero n'imyitwarire yabo muri iyi filime, harimo uwitwa Lee Yoon Solero, akaba yarakinnye yitwa Lee Janini, akaba yari umukobwa w'umuhanga kandi utuje, aba ari we rero wihutira kugenzura ibiri gukorwa cyangwa se ibiri kubera aho ngaho. Niwe rero ufata icyemezo cyo gushaka ukuri kuri kubera aho ngaho, ariko nawe birangira cyangwa se akomeza guhangana nabyo ntabone uko kuri, ndetse akajya agenda abihuriramo n'ibibazo bigiye bitandukanye. nk'uko iyi filime ari nk'iyikikango nk'uko tuzita, cyangwa se bamwe bakaba bazita horror film. Ubundi akaba yitwa Kim Jun Hee cyangwa se Kim Jin Hee, akaba yarakinnye yitwa Kim Woo
Woo-Suko. Kim Woo-Suko rero aba ari perezida wa classe cyangwa se ari umwe twita duwaye, aba afite rero umutima wo kurengera bagenzi be, ariko ugasanga rero ari mu rungabangabo rw'ubuzima n'urupfu, aho bajya gutora akabura telefone yiwe bikarangira rero adapfuye, ariko sinzi ukuntu biza kugenda, harimo umwitangira bigatuma rero adapfa. Undi nawe aba yitwa Oh Ji-young cyangwa se Oh Ji-young Woo. Oh Ji-young Woo nawe akaba yarakinye yitwa Cho Ye-bin. Ni amazina aba akomeye cyane. Cho Ye-bin akaba ari umukobwa rero w'inzobere mu masomo, ariko utagira ubushuti rero n'abandi banyeshuri bagenzi biwe. Ubundi nawe yitwa Jin Da-byum, n'undi witwa Ko Kyung-jan. Uyu nguyu nawe cyangwa se aba bombi bagaragaza uruhare cyangwa se bagaragaramo uruhurirane rw'ubugome n'urwikekwe, kuko aba ari abanyarugomo, dore ko mu gatsinda k'abantu cyangwa se abanyeshuri harimo ababa bayoboye abandi, ndetse baba bigira bakongwe cyane, abantu biyita abakuru b'ikigo cyangwa se abayobozi b'ikigo baba bashaka kujya banyuzura abandi. Buri mukinnyi rero aba afite uruhare rwe, bigatuma buri episode irushaho gukurura amatsiko, bikarangira rero iyi filime iteye amatsiko, buri gace karangira amatsiko ari yose wifuza kumenya uko akakurikiyeho kameze. Iyi filime uzayirebe wowe ubashije kumenya cyangwa se gukura aya makuru hano, kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ubona izindi nkuru nk'izi ngizi za filime zikunzwe kandi ugomba kumenya. Umwuka rero w'iterabwoba muri iyi filime, uburyo umukino wa mafi ukoreshwa muri iyi seri burarenze, cyangwa se burenze iby'abantu basanzwe bazi mu mukino wa mafiya, nk'uko ari imikino isanzwe, nk'uko muri Korea hariyo iyo Squid Game, cyangwa se bira mu Rwanda bayita ibibariko n'ibiki, aho uyu mukino wa mafiya n'uwitwa Squid Game, iyi ni imikino rero y'abanyakoreya izwi cyane. Uyu mukino rero bivugwa ko uyu mukino bawukinnye babaye seriye cyane, kuko hajemo n'ibyo gupfa nk'uko na Squid Game byari bimeze. Umukino rero uba simulated cyangwa se uba ari umukino baprogramye, ariko ingaruka zawo ziba iz'urupfu cyangwa se ziba ari mbi cyane, aho buri mukinnyi aba agomba kurangiza umukino apfuye, ndetse aba ari urupfu, ubwoba, gucikamo ibice rero mu byumba bitandukanye, kimwe cy'abantu rero basigaye basangiye byose. Akaba ari igice rero bivugwa ko mu cyumba kimwe cy'abantu rero basangiye byose, dore ko abanyeshuri baba basangiye byose, birangira bagiye bacikamo ibice, ndetse bagatangira kujya bavuga ko harimo abagome, uwo bahurijeho rero ko ari we mugome, ari we wiswe mafiya, bikarangira yishwe, dore ko bamutora buri wese akajya avuga ati ngiye ntoye kanaka, bikarangira ari we upfiriye muri uwo mukino. Kuri buri joro rero hagira umuntu uba ugomba gupfa, kandi nta n'umwe uzi niba ari umukino cyangwa ari ukuri. Buri wese aba afite amatsiko yo kumenya ibijya mbere, ariko bikarangira rero batabigezeho, dore ko bakomeza kurwana, bicana, bagira ute, ariko iyi filime ikarangira ukuri kumenyekanye. Wowe utarayireba nagushishikariza kuyireba nk'uko nahereye ruguru mbibabwira. Wowe kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi. Iyi filime rero irangwa no kugaragaza ukuntu rero abantu bihinduka iyo bagiye mu mpera z'ubuzima, cyangwa se iyo babona bashaka kwitabara. Nicyo iyi nkuru yashakaga kugaragaza, cyangwa se iyi filime yagaragazaga ukuntu ko iyo hageze ibibazo byo kuba ugomba kwitabara, uko abantu bahinduka n'abari inshuti zabo. Bimwe mu mugani nyarwanda bavuga ngo iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Iyo bagiye kugera ku mpera y'ubuzima, nibwo usanga buri wese atangira kureba mugenzi we bari inshuti akamubonamo umwanzi kugira ngo yitabare. Ubucuti rero burashwanyuka cyangwa se burarangira, urukundo rero rugakendera, ubugome bukavuka mu bantu batekerezaga ko bari inshuti cyangwa se bari n'inzirakarengane. Ubwo rero nibyo iyi nkuru yashakaga kugaragaza. Ikihishe inyuma rero ndetse n'umusozo utunguranye, nyuma yo guhisha rero byinshi no kubura benshi mu rugendo rw'urupfu,
bakamenya byose ko byari simulation, bamenya ko byose byari simulation cyangwa se byari porogaramu bari barimo. Niko iyi filime rero biza kurangira ariko babibona. Ikigeragezo rero cyakozwe n'ikigo gifite icyegeranyo cyakozwe n'ikigo gifite ubushobozi bwo gupima rero imyitwarire y'abantu mu gihe cy'amage ukoresheje tekinoloji yihariye. Bakoze umukino rero ubugira ukuri cyangwa se uvuga ukuri kugira ngo barebe uko abantu bahitamo kubaho cyangwa se gupfa. Uyu mukino urumva icyo bashakaga kugaragaza cyangwa se kwerekana ko umuntu ashobora kwitabara, ariko si iyi simulation cyangwa se iyi porogaramu yemerwa n'amategeko. Ese wakwibaza ubuzima bw'aba bana bo gufatwa nk'ikigeragezo cyangwa se nk'igeragezwa n'ibintu bidashoboka mu buzima bw'ahazaza? Sinzi niba wumva icyo kintu nawe wakwibaza icyo kibazo niba bishoboka. Iyi filime rero icyo yigisha Night Has Come ntigamije gutera ubwoba, ahubwo itanga ubutumwa bukomeye. Muri ubwo butumwa rero iyi filime yashakaga gutanga ubuzima bufite agaciro kuruta umukino uwo ari wo wose. Iyo rero abantu bageze ku mpera y'ubuzima, ikibihishemo kirigaragaza, kandi ikoranabuhanga ridateguwe neza cyangwa se ritateguwe neza rishobora kwica aho kugira ngo rikize. Ubugome rero bw'abantu bushobora nabwo gukomoka ku gutinya ibintu bitari ukuri, ugasanga bagaragaje ubugome, baricanye ndetse bagiriranye nabi. Iki nicyo filime yigishaga. Iyi filime nk'uko nakomeje kuyibabwira, nk'uko yitwa Night Has Come, ayo masomo niyo wakwigiramo cyangwa se nicyo yashakaga kugaragaza. Ubuzima ko bufite agaciro kuruta umukino uwo ari wo wose. Kandi irindi somo cyangwa se iyindi nyigisho iyi filime bakuramo ni uko iyo abantu bageze ku mpera mu buzima cyangwa se intera y'ubuzima, ikibihishemo nibwo kigaragara. Kandi irindi ikoranabuhanga ridashinzwe neza rishobora kwica aho gukiza. Kandi ubugome bw'abantu bushobora no gukomoka rero ku gutinya ikitari ukuri. Ibi nibyo iyi filime yashakaga kugaragaza, niyo nyigisho. Kandi ibyiza rero ibyiza n'ibibi by'iyi filime, ibyiza byayo rero ngo ni uko cyari igitekerezo gishya kandi kidasanzwe, kandi abakinnyi bato ari nako bafite ubuhanga budasanzwe. Ibi nabyo ngo ni byiza ashaka kugaragaza. Kandi umwuka w'iyi filime ugereranywa na Squid Game ndetse na Battle Royale, ariko rero udasubiramo ibyo abandi bakoze. Iyi ni filime rero yagaragaza ibi byiza. Ibi nibyo byiza byayo. Ndetse n'ibibazo iyi filime yagaragaje, umusozo uvugwaho ko kuba usa naho udatunganye neza. Abantu benshi batishimiye iyi simulation yasojwe, cyangwa se batishimiye iri koranabuhanga ryakoreshejwe, cyangwa se uyu mukino batashimishijwe n'uko uyu mukino warangiye. Ibi ni ibibazo rero iyi filime yagaragaje. Kandi ikaba inagaragaza ko hari aho usanga ibikorwa by'abantu bitumvikana neza ku rundi ruhande rw'ukuri. Ibi nabyo ni bimwe mu bibazo iyi filime yagaragaje. Iyi filime rero ikaba ifite umwanzuro uvuga ngo Night Has Come ikaba ari filime ishimisha abakunda rero thriller, mystery n'ubuzima rero bw'abana mu bihe bidasanzwe. Ikaba ifite igitekerezo gikomeye cy'uburyo buteye amatsiko bwo kwerekana uko abantu rero cyangwa se umuntu ashobora kwitwara iyo agize ubwoba bw'urupfu, nk'uko navugaga hejuru, aho bamwe batangira kugaragaza rero ko inshuti zabo ntacyo zigisobanuye. Ibi nabyo rero iyi filime yarabigaragazaga. Ni kimwe mu bintu wakura muri iyi filime, kandi ni imwe mu maseri makeya yerekanye ubuzima ko atari imikino. Iyi filime yagaragaje ko ubuzima atari umukino, kandi ko rimwe na rimwe ukuri kubabaza kurusha ibinyoma cyangwa se ikinyoma. Ibi nabyo ugomba kubimenya. Ese iyi filime hari icyo waba wowe uyigiyemo? Ese iyi filime waba warayirebye? Yirebe, uyitegereze neza, ushishoze, ubundi duhurire kuri YouTube channel ya Twidagadure TV Show, ukanda subscribe, like, share na comment. Naho ngiye abagezagaho iyi nkuru y'iyi filime ya Night Has Come. Nitwa Claude, Twidagadure TV Show.